wowe ntubyibagirwa, ariko amatwi yabyumvise ntavamo. Dore amagambo ukwiye kwirinda. Kimwe muri iryo, ubu nge nagukubita ubwo mwarakaranije, of course nta mugore ujya uvugira irigerekeye abagabo. Ubu nge nagukubita burya niri gucika ukavuga iryo. Muri iyo shusho yakubonaragamo iteka abona uri igisimba, muzahora mubona ko n'ubundi wamukubita nubwo utabikoze. Icya kabiri, ubu nge naguta uremye ubwoba mu mutima w'umugore butazashira. Iteka azahora avuga ngo rega n'ubundi yakwigendera. Uzatinda gutaha avuga ati ubu ntiyantaye. Uzarara bigutunguye avuga ati n'ubundi yarabimbwiye. Uremye kutakwizera kuko uhora ukinisha ngo ubu naguta. Turajyana. Uzirinde nubwo waba warakaye mu gihe mutumvikana gukoresha ijambo ngo nukomeza tuzatandukana, ngewe nukomeza ibi tuzadivosinga. Umubwiye ngo urugo nta ruhari, kuko ibyo umubwiye ngo nakomeza ejo bizakomeza. Niko urwo ruteye, urabizi. Burya abana n'icyigisho kiruta ibindi byose kuri ngewe. Nge ndeba ukuntu abana banjye mbabuze ikintu bakagisubiramo nkagira nkavuga nti nkumva namureba gusa, nkumva ngira ko uriya mu mutwe harimo iki, nkumva namubwiza nk'icyo kintu. Ubwonko bwe bufunctiona gute? Rimwe rimwe nkashaka no kumufilozofa ngo mbyibazeho ngasanga singerayo. Nagaruka nkumva ijwi rito rimbwiye ngo nukubereye Yesu. Kuko nanjye sanga hari ibintu subiramo ngahora imbere ye mbimubwira. Nubwo mwakimbiranye wisa n'umutega imisi, niwongera ibintu ngiye tuzatandukana. Oya, urugo rwanyu si uko rumeze. Ese ku kazi iyo mushwanye na boss utumbwira ngo ngiye boss niwongera tuzatandukana. Kubera amafaranga ubonamo, kubera inyungu ziri mu kazi ziruta amarangamutima yawe. Ni nako n'urugo rwakagombye gusumba amarangamutima yawe. Ni runini kuruta uwo munsi urakaye. Urugo ni runini, rufite agaciro, rurabyibushye kurenza ibyo wiyumvamo. Ikindi, dore ijambo ribi nyabona, ndicuza kubatwara abana, ndicuza kuba naragushatse. Uzi umuntu watangiye kuvuga ngo I regret, ndicuza, biragoye kongera kumubwira ko afite agaciro mu maso yawe. Nubwo we wavuga ngo sheri nari ndakaye, cyangwa sheri nanyoye akayoga, nubundi akari mu nda y'umubindi gasikerekana kari mu nda y'umutima. Wimbeshya. Usanga urugo rero niyo muzakomeza kubana, umwe ari iyo undi ari hariya. Wirinde bene aya magambo. Dukomeze. Ubwo nawe rero ubona uri umugabo, hari abagabo rero bakunda kuvuga ayo magambo. Nongeyeho na kariya, ariko 90% si abagabo bakunda gukoresha iri jambo. Abagore ukumva uravuze, ubwo nawe rero uravuze, ubwo nawe rero urumva uri umugabo. Ndagusabye. Dore ikintu kigera ku mutima vuba kuruta umwuka wera w'umugabo, ni ukuvuga iryo jambo. Ushobora kumusengera iminsi 40, ijambo ry'Imana ntirigere mu mutima we vuba, ariko urakeneye kumenya ijambo ryinjira vuba mu mutima w'umugabo, uzamubwire ngo ubwo nawe ubona uri umugabo. Iryo jambo umutima uhita wihinduriza ukaza hano uwukoraho vuba. Niyo yaba yagukoreye iki wikinisha ibyo ntibabikinisha. Ubwo nawe ubona uri umugore, ni uguhindura umuntu busa. Niyo waba warakaye ntukabikinisha. Ndakwanga, ngenda kwanga. Ubwo kandi aho bivuga ngo ndakwanga, harubaho muzajya avuga ngo sheri ndakwanga sha. Ibyo nta nicyo bitwaye. Ndakwanga iberekejwe na attitude mbi cyane, ntabwo yumva kukina. Umuremyemo kugushidikanyaho kugeza apfuye. Sinkigukunda. Erega ntushobora kuba nka runaka cyangwa kanaka ugutangiye kumugereranya. Nibutse runaka kiri umu ex tugiye ukunda na runaka, uzi ko yari ameze gutya. Erega n'ubundi uri muri ivuna, ntushobora kuba nka kanaka. Ayo magambo ni mabi. Dukomeze. Uri mubi cyane bagabo bagenzi banjye. Nushaka uzabwira umugore ngo ntugisenga, mubwira ibindi ariko ikora ku mubiri we ndakwingiza. Nguriki uri mubi. Uhamagaye imyuka y'ikuzimu niyo mu kirere yose uyiteye kuri we. Wivuga ibyo bintu. Gwa mu bundi buryo ariko bikora kuri iyo ngingo ntibayikoraho. Uri ki? Mbega uko gisigaye kingana, dore ukuntu usigaye ungana. Uragira ngo anganete. Narabibuze bagira ngo n'urwenya. Umugore yabyibushye abari kibaju. Iyo ananutse abari minyone, nakantu kari sempa. Nari mu mugore bamubi, mu kubyibuha ni sawa, mu kuranuka ni sawa. Iyo ari hagati biba biringane nabyo ni sawa. Ngo usigaye ugira ute?
niba ushaka gukora siporo bivuge mu bundi buryo wizana comment ku mubiri we. Oya ntanagushuke nanabyivugira ntuzamwiteho ntuzabisubiremo. Najye hariya ngo shasigaye mfite uruda wewe wibisubiramo aragushuka arimo aragushuka. Reka byivugire kandi we ntiwabyumvise kuko we yuvuze ngo ariko uzi ko ari byo koko aravuga ati nibyo se koko sheri kandi yari yabyivugiye nawe urabibona burya ikora wizana comment. Oya ibi ntibabikinisha mbega ntuzagera ngo ariko nawe sheri ngo wigumeze nk'umwana ngo buriya ngo narimo nikinira ntibakinisha ayo magambo. Bagabo bagenzi banjye ni mu brage ku bindi Arsenal na Manchester ntibabraga kunda no ku matama no ku oya ibyo ntibabikinisha. Nkuko badakinisha ngo ubwo nawe uri umugabo ibyo ntibabikinisha. Dukomeze. Erega urugo rwacu mbona rutazaramba buryo bumubwiye ngo the end of the day tuzasenya. Dushatse twasenya ubu aya magambo asenya urugo. Ndakwinginze ujye uyirinda ariko ntibihagije. Hari iryo wavuze niyo mpamvu twaje kwiga. Nugera mu rugo umubwire umugore ati nari narakaye cyangwa se umbabarire. Hari sinzi uko wabigenza ariko wikosore kuko mu mutima uwo mubanye wamubibyemo imbuto mbi. Ijambo ry'Imana birivuga ko ari imbuto itabora ibibwa mu mutima. Wibiba ijambo ribi mu mutima w'umuntu. Yesaya 50:4 haravuga ngo Imana yampaye amagambo n'ururimi ngo kugira ngo nkomereshe urushya amagambo, nkomereshe umutima wabaye amagambo. Amagambo arica, amagambo arazura, amagambo asubiza agaciro, amagambo yaka agaciro, amagambo atuma umuntu ubwenge bwe busubira inyuma. Yari umuhanga akaba ari akumva nawe ubwe ni igicucu yiyizimo ubushobozi. Amagambo ni mabi. Twirinde amagambo nkaya nubwo twaba tuzi ko tuganira. Dukomeze. Dore rero ibyo ukwiye kwitaho mu gihe muri mu kiganiro. Wumvise amagambo utagomba kuvuga? Nushaka urakarute at least ujye uba nk'umuzungu. Abazungu nibo barakaraho kugira ngo akubwire agafata aya mazi akayakubita hasi. At least burya umuntu yakurega ko amurebye ijisho ariko ijambo ni ribi. Ndagusabye ugirinda ururimi rwawe. Niyo mpamvu biri yavuze ngo ukiranuka mu byo avuga abasha gukiranuka no kuyobora umubiri we n'ubuzima bwe muri byose. Twirinde ibyo tuvuga. Amen.